My friend, biragoye ariko birashoboka. Iteka ni kenshi twibaza ku nshuti zacu, ku nshuti tugendana, ku nshuti duhorana mu buzima bwa buri munsi, inshuti dusangira ariko akaba arizo zitugambanira cyangwa akaba arizo zidusubiza hasi mu iterambere ryacu. Inshuti yanjye, iteka mu byo uzakora byose, mu bintu byose uzajya usaba Imana, jya uhora usaba Imana kugira ngo ijye iguha imbaraga zo kunesha ibibi, zo kunesha abantu bakugambanira mu kazi, iguha imbaraga zo kwihangana, zo guca bugufi. Iteka hari ibintu byinshi cyane bikunda kutubaho mu buzima ariko tutajya tumenya ibisobanuro byazo. My friend, ndagira ngo mwumve aya magambo. Ni kenshi cyane ugenda mu nzira ugasitara, ukababara, yewe ukababara, ukumva urababaye bitewe n'uburibwe ufite. Inshuti yanjye, iteka nuhura n'ikintu cyangwa se nutungurwa n'ikintu ntikizakubabaze, kabone uburibwe bwose cyaba gifite. Burya abantu bakuru batubwira yuko iteka ikintu kizakubaho jya ukihanganira, jya ugerageza uce bugufi wiyakire ko cyabaye, kuko nta kundi kuntu gishobora kuba cyasubira inyuma, nta yandi mahirwe cyangwa se nta bundi buryo ushobora kuba wabikora ngo gisubire inyuma. My friend, ndagira ngo mbabwire, iteka nihagira ikintu kikubaho jya wirengagiza. Mu gihe ukiri ku isi ugikomeye, ugifite amaboko n'amaguru, ugifite ubwonko bwo gutekereza, umuntu ntazakubabaza, umuntu ntazakine n'amarangamutima yawe. My friend, twagerageje inshuro nyinshi cyane guha abantu rugari mu buzima bwacu, gusa ni kenshi cyane tumenyana n'inshuti ariko zikatwiyoberanyaho, tukajya tugendana n'umuntu cyangwa n'abantu, tubana n'abantu ariko nyamara bo bari kudutunga intoki, twe tuzi ko ari inshuti zacu. Icyo nakubwira, jya ugerageza mu byo uzajya ukora byose, yaba mu kazi kawe ka buri munsi, yaba aho ujya hose, yaba aho wicaye, jya wimenya, umenye ko ari wowe nshuti. Nihagira n'ikibi kikubaho, umenye uburyo ki ugikavaringa. My guy, muri iki gihe biragoye kubona inshuti wajya mu bibazo ukaba wayihamagara, yewe ngize ikibazo nk'iki ngiki ndagira ngo umfashe, cyangwa se sinzi nimba waza ukaba wandeba cyangwa se wangeraho. Nimba uzi ko ufite inshuti muri iyi si, ushobora kuba wagira ikibazo ikaba yagusanga mu rugo cyangwa se ahandi hantu mu gihe ufite ikibazo, my guy, iyo nshuti uzayikomereho, kuko uko iminsi igenda ishira, uko imyaka igenda yihirika yigira imbere, niko abantu benshi cyane bari kurushaho guhinduka. Abantu benshi cyane bari kurushaho guhinduka kandi mu mitima yabo. Abantu bakuru nibo bajya bavuga ngo kera umuntu yakubitsaga ibanga ukaba waribika imyaka 20 yose, kandi ndetse ukaba udafite uburenganzira n'ubu na bumwe bwo kuba warishyira hanze atagwaye uburenganzira. My friend, ndagira ngo mu gihe ukiri muri iyi si, menye ubuzima bwawe, umenye mama wawe, umenye papa wawe mu gihe ubafite. Niwishinga abantu b'iyi si, niwishinga ibyo tubona muri iyi si, my guy, menya ko wakererewe, uri kujya mu zindi nzira zitari ngombwa, ntaho zihuriye n'ubuzima bwawe, ntabwo uri kubaka ejo hawe hazaza. Ni rimwe na rimwe dukora ibintu twebwe ubwacu tukumva ko turi mukuri, twakora ibibi tukumva ko turi mukuru, twakora ibyiza twumva ko turi mukuru, kubera imyumvire yacu, kubera imitekerereze yacu, kubera ubushobozi bukeya dufite bwo gutekereza kabiri. Usigaye usanga umuntu asigaye afite nk'imyaka 30 cyangwa 25 ariko ugasanga ntaramenya gutandukanya ikibi n'icyiza. My friend, kera ngo byari bigoye cyane kubona umupapa cyangwa se umumeri yigiza nkana kuri mugenzi we, cyane ko nta mashyari yakundaga kubaho, kuko buri wese yarwanaga no kujya guhinga cyangwa se muri business ziwe, yabaga yibereye mu mirimo yiwe. Ariko ubu ngubu waba ufite akazi, waba udafite akazi, abantu bakugendaho ukagira ngo niwe wishe Yesu. My friend, tumenye gutandukanya ibyiza n'ibibi, kandi tumenye gutegurira ubuzima bwacu, kubucisha mu mucyo, kubwubakira inzira nyakuri. My friend,
twirengagiza abadushuka, abatubeshya, abaturyarya, yewe n'abatubeshya ko badukunda kandi imitima yabo ari iy'inyamaswa. Nshuti yanjye, ni kenshi cyane uzicara mu modoka, urugero nko mu izi modoka za Shirumuteto, aya mabisi atwara abantu mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho uzasanga umuntu mukuru ahagaze, umwana yicaye, nkawe yakamubwiye ngo icara mukuru wanjye cyangwa se icara papa wanjye, ntabe yabasha kugira uwo mutima, ahubwo we akumva ko ari mukuru, akumva ko ari no mukuru mu gihe yicaye kandi umusaza ahagaze. Nshuti yanjye, ukibaza ahantu isi iri kugana, aho umwana asigaye yicara, papa we ahagaze. Tuzakora byinshi cyane tugerageze kwerekana ko turi bakuru, kandi tugerageze kwerekana yuko dufite ububasha bwo kuba twarwanya abatugendaho, cyangwa dufite imbaraga zo kuba twarwanya abatugendaho. Nshuti yanjye, nta muntu ujya ugira imbaraga zo kurwanya abamugendaho, ahubwo wowe ubwawe ugomba gusenga Imana ugashikama, ukavuga uti nshuti yanjye, twagendanye igihe kinini cyane, twasangiye akabisi n'agahiye, twagendanye cyane bishoboka, yewe n'abavandimwe banjye urabazi, mu rugo urahazi, ariko sinigeze mbana nabi nawe, kandi ikindi sinigeze nkwicira, nta nubwo nigeze nkugendaho, yewe na bizinesi yawe sinyizi, ariko ndagira ngo dutandukane, menye izawe nanjye menye izanjye, kuko muri iki gihe usigaye ujijinganya gutandukana n'umuntu, nshuti yanjye, akaba ari we ukurangiza, akakugambanira. Tinya umuntu murakorana mu kazi, bizinesi si iya se cyangwa nyina, yewe ntaho bahuriye n'umuryango we, akaba yakugambanira, akaba yakwirukanisha mu kazi, kandi mwakicara cyangwa mu gihe ranje akagusekera. Nshuti yanjye, ca bugufi, umenye ubwenge, ukure mu mutwe, kuko ahangaha niho uba ugomba kwigira byinshi cyane ku buzima bwawe. Tegura ejo hawe hazaza, tegurira ejo hawe hazaza abana bawe. My friend, ibi byose tuba tuvuga ntabwo tuba dushaka views, ntabwo tuba dushaka commentaire. Nshuti yanjye, nutamenya agaciro kawe, umenye imbaraga zawe aho zigarukira, yewe umenye n'abo mugendana, iterambere ryawe riri kure. Kandi ikindi, nimba utarabasha kwiga kwifatira imyanzuro, umenye icyo gukora, uvuga uti uyu yari inshuti yanjye, ariko ntabwo ubu ngubu akiri ngombwa ko akiri inshuti yanjye, bitewe n'ibyo mubonaho, ibyo amvugaho bitari guhura n'ubuzima bwanjye n'imitekerereze yanjye, yewe n'iterambere ryanjye. Nireka mbe natandukana nawe. Nshuti yanjye, nutifatira icyemezo, ntawe uzagufatira icyemezo, kuko burya abantu turi bamwe, ntacyo dutandukaniye uretse umutima n'ubwonko. Rero nutiga wifatira icyemezo cyo kuba watandukana n'umwanzi, my friend, ubuzima bwawe buri mu mazi abira nk'ifi. Ugomba kumenya ubwenge, tukamenya ubwenge cyane nk'urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali. Kenshi cyane dusanze urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali ntabwo bajya babasha gukontorora amarangamutima yabo. Umuntu aragutuka, murakorana, ariko ejo mukongera mugasubira. Yego, ibyo simbyanze kandi na byiza, ariko umuntu nagutuka rimwe kabiri gatatu, nagucunaguza, ntagucira imigani rimwe kabiri gatatu, my friend, sinkubwiye ko mwatandukana, nta n'inama nkugiriye ko mwatandukana, gusa nimba ari ibiganiro byinshi cyane mwagiranaga, nimba ari amarangamutima menshi cyane wakundaga kumugaragariza, nshuti yanjye, iki ni cyo gihe kugira ngo usobanukirwe. Ntuzakore ikosa ngo wereke mugenzi wawe amarangamutima yawe, kuko amarangamutima ni ayo ukura mu mutima wawe, ntabwo ari ayo badawunirodinga kuri interinete.
nta n'umugezi bayavomamo, yewe na n'isoko bayahahiraho. Menya gukontorora amarangamutima yawe kugira ngo nawe ubwawe ukomeze wiheshe icyubahiro. Nshuti, ngiye mu kivugana ndacyari Dr. Singa TV. Niba uzi ko ukunda Dr. Singa TV, bimubwire muri comment, kandi nimba unamwanga bimubwire muri comment, kandi nimba uzi neza ko ukunda ibiganiro bya Dr. Singa TV bimubwire muri comment. Noneho nimba unkunda byimitse, kora subscribe ku bantu duhurira kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube kora subscribe. Abo duhurira kuri TikTok ndabakunda cyane, nimukore follow, mukore like, share and comment. Abo duhurira kuri Instagram kora follow, like, share and comment. Ndabakunda cyane.